banyarwanda badukurikiye hirya no hino, banyarubavu muraho neza. Reka mbanze nshimire ubutumire nabonye nahawe n'umuvunyi mukuru ariko afatanyije n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu, ndetse mbashimire mwese kuba mwitabiriye umunsi kwizihiza umunsi wo kurwanya ruswa hamwe n'abandi hirya no hino ku isi, kuko ari umunsi washyizweho n'umuryango mpuzamahanga wa Loni kugira ngo turwanye iki cyorezo cya ruswa kigaragara hirya no hino ku isi. Reka tubanze tunumve icyo ruswa ari cyo, kuko yagiye iganirwaho, twayumvise mu ndirimbo abantu berekana ububi bwayo, ariko reka tubanze tugire ibyo tuvana mu nzira icyambere. Iyo urebye n'iryo jambo ruswa ntabwo ari irinyarwanda, bisobanura yuko ari ibyavuye hanze bikaza mu Rwanda. Nabanje kwibaza si iri jambo ruswa ryavuye, ariko urisanga mu rurimi rw'igiswahili ariyo bita ruswa, ariko nabo wababaza ugasanga nabo bararivanye mu rurimi rw'icyarabu nabo bayita ruswa. Urumva rero ko atari inyarwanda, ariyo mpamvu nkuru tudakwiye no kuba twayihanganira, kuko ntabwo iri mu banyarwanda, ni ikintu cyavuye hanze kiza mu Rwanda, bamwe muri twe baracyemera, ari nayo mpamvu dukwiye kubirwanya ko ntabwo ari ruswa, ntabwo ari inyarwanda. Ikindi dukwiye kumvikanaho ni uko umuvunyi mukuru yabivuze, insanganyamatsiko y'uyu munsi mwayibonye, mwarayumvise, yitwa ko dukwiye gufatanya n'urubyiruko kurwanya ruswa dutegura inyangamugayo z'ejo hazaza. Ndizera yuko igihe umuvunyi mukuru yatangaga ubutumire ejo yasobanuraga byararenze, ubu ngubu turi muri ejo hazaza. Ubwo turizera yuko twese turi hano, cyane cyane urubyiruko, ko mwamaze gutegurwa kandi muri inyangamugayo z'uyu munsi n'ejo hazaza, kuko ubutumire bwaje hashize iminsi, nzi ko bwaje hashize iminsi, kandi ejo hasobanurwaga mu butumire hararenze. Ubu ngubu turi muri uyu munsi mu kurwanya ruswa ndetse no kuba inyangamugayo. U Rwanda rero muri rusange ntabwo rushobora kwihanganira ruswa, niyo mpamvu byaba ari mu mategeko, byaba ari mu mvugo yacu ndetse no mu mikorere, leta y'u Rwanda izakora ibishoboka byose kugira ngo irwanye ruswa. Nubwo uyu munsi ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ruswa, kuri twe mu banyarwanda tugira n'akandi karusho. Ntabwo turwanya ruswa gusa, duharanira no kuyirandura, ndetse tukanayirandurana n'imizi yayo, kugira ngo dusigare turwanya ibyashoboka kuva hanze, ariko mu gihugu twarayiranduye burundu. Twagiye twumva ingero zitandukanye, meya yazitugejejeho ingero agenda abona kubera y'imiterere y'aka karere ka Rubavu. Ni akarere gaturiye imipaka, buri uturere turi umupaka tugenda tugira umwihariko watwo, yabisobanuye neza. Icyo umuntu yakwifuza ni uko muri iyi nzira turimo twakumira ruswa mu gihugu ikaba itabarizwamo, ariko tukanayikumira kugira ngo ntigere mu gihugu cyacu. Nicyo twifuza kuri utu turere duturanye n'umupaka. Niba ihari ahandi, ntabwo dukwiye kwemera yuko yarenga imipaka ikagera mu Rwanda. Ingero zagiye zitangwa, numvise Tuyisenge hari ingero yagiye atanga mu ndirimbo yatanze. Burya ruswa iyo tuvuga ububi bwayo, abantu bakwiye kumenya uko buteye, kuko hari ahandi usanga
yararenze ikagira n'ingaruka zikomeye, kandi ikibazo cya ruswa ingaruka zayo ntabwo umenya igihe zibera. Reka wenda dutanga urugero rufatika. Nk'umuntu wubatse stade cyangwa n'indi nyubako iyo ari yo yose, biramutse atanze ruswa, hari aho agomba kuyagaruza ayo mafaranga. Mu kuyagaruza no kubaka ibintu bitameze neza, ariko igihe bizasenyukira bikica abantu, ntabwo umenya niba ari wowe wayitanze uri muri iyo nyubako, niba ari umwana wawe urimo, cyangwa niba ari undi wo mu muryango urimo, cyangwa niba nawe wowe ubwawe uwo munsi aribwo watumiwe kuza muri ibyo bikorwa, ugasanga nawe ubuzima bwawe bugendeyeho. Niyo mpamvu ingaruka zayo zikomeye, kandi nta nubwo umenya uwo zigeraho, ko zishobora kugera ku ari we wese. Ariyo mpamvu rero dukangurirwa kuba twayirwanya. Iyo ugiye mu buvuzi ukaba wakwemera imiti imwe abantu bakunda gukoresha mu mvugo z'ubu ngubu ya fake, idashobora kuvura abantu, ukayemera, ukora aho bica kuri za gasutamo, ukemera iyo miti ko yinjira mu Rwanda, ntabwo umenya uwawe uzajya kwa muganga agafata iyo miti yangiritse ishobora kumwangiza ubuzima. Bishobora kuba umwana wawe cyangwa bikaba nawe. Niyo mpamvu rero dukwiye kuyirwanya twivuye inyuma. Ntabwo dushobora kuyemera ko yaba mu Rwanda, ko yangiza ubuzima, imunga ubukungu bw'igihugu n'ibindi byinshi bibi umuntu atavuga. Hari umunsi umwe umuntu wavuye mu gihugu, ntari buvuge ko ntabwo wabivuga hano, yaraje, ni umuntu nari nzi, arambwira ngo igihe stade twatahaga stade, arambwira ngo yageze kuri stade agiye abona aciye kuri bya byuma bisaka, ariko agumye ahagaze aho ngaho ategereje yuko yatanga ruswa, ko ntabwo yumvaga afite uburenganzira bwo kujya muri stade kujya kureba umupira. Urumva rero iyo ruswa itarwanyijweho biba bigeraho n'abantu batangira gutera icyizere inzego ubundi zagakwiye kuba zibarinda, ndetse bakumva ko badafite uburenganzira bumwe na bumwe bafite mu gihugu. Icyo umuntu yavuga ni uko ingamba zo kurwanya ruswa zagiye zifatwa, ndetse zizagenda zikomeza gufatwa uko iminsi igenda iza. Icyo umuntu yabibutsa ni uko u Rwanda bigaragaza yuko tutemera ruswa nk'igihugu, ndetse irwanwa ku buryo bwo hejuru. Nuko iki cyaha cya ruswa kidasaza. Iyo ugikoze uyu munsi, ushoboye kuba indi myaka 50 ibimenyetso bikazagaragara, ntabwo kiba cyarashaje cy'ubwacu, ushobora gukurikiranwa. Ni kuri icyo kigero rero ruswa irwanwa mu Rwanda, ndetse n'ibyavuye muri iyo ruswa igihano kikaba cyakwikuba inshuro nyinshi, ku buryo n'ibyo utunze bishobora kunyagwa kubera icyo cyaha cya ruswa. Nko mu mvugo tumenyereye y'Abanyarwanda rero, abumva ko bakomeza muri iyi nzira yo kwaka ruswa, mukire birarura, kuko ntabwo byemewe. Ibikorwa rero nshimira Umuvunyi iminsi bamaze bakora by'ubukangurambaga, nibyo bya bindi bita yuko ari ibyo gukangurira abantu kutajya mu kibi. Ariko iyo ubukangurambaga bwananiranye, ubwo haza ibindi bikomeye ari by'amategeko n'inzira zo kubikurikirana. Ariko kugira ngo tubikurikirane iyo byabaye, icyambere twifuza yuko bitaba nka leta, ariko iyo byabaye biba ngombwa yuko bikurikiranwa. Ariko kugira ngo bikurikiranwe hanaboneke n'ibimenyetso bijya mu nkiko, ni uko amakuru atangwa. Amakuru rero atangwa nande? Amakuru atangwa natwe twese, uwo ari we wese uhuye n'iki gikorwa kigayitse cy'usaba ruswa, akanguriwe kuba yatanga amakuru, ko aya makuru ni ingenzi mu kubona ibimenyetso
bituma turwanya ikibi ndetse n'abangaba bagerageje tuzanira ikibi mu Rwanda. Nk'uko nabivuze kare, ruswa ntabwo ari inyarwanda. Kera umuntu wakoraga ikintu kigira ingaruka zikomeye kuri sosiyete yabaga ari umuhemu. Urumva rero ko umuntu utanga ruswa abahemutse. Niyo mpamvu rero umuntu w'umuhemu tugomba kumurwanya nk'umuhemu, tugafata ibyemezo bikwiriye abahema bari bo bose kugira ngo bitagira ingaruka zikomeye kuri twe, ku muryango wacu ndetse no ku gihugu cyose muri rusange. Urubyiruko rero impamvu turwibandaho, ndabizi ko umuvunyi yabisubiyeho. Muribuka yuko mu mibare dufite uyu munsi abarenze 70% uyu munsi dufite ni urubyiruko. Mutekereze urubyiruko 70% muhagurutse tukarwanya ruswa, nibura tugendeye no kuri icyo kigero twaba twirwanyije kuri 70%, ariko reka tuvuge yuko twanarenga tukageza no kuri 99%, tugasigarana bya 1% kuko tutari mu ijuru, kuko mu ijuru wenda niyo hagera 100%. Ariko niyo mpamvu tubakangurira ko muri benshi mufite imbaraga ndetse nimwe munafite n'imyaka myinshi yo kuba muri iki gihugu. Mugomba kuzagira igihugu kitabarizwa mu ruswa. Niyo mpamvu twibanda ku rubyiruko kandi turizera yuko imbaraga mufite muzazikoresha gukora ibyiza, murwanya ibibi, nk'uko mu ndirimbo twagiye tubyumva yuko ibidakwiriye dukwiye kubirwanya. Kurwanya rero ruswa ntabwo bikwiriye kugarukira mu ndirimbo nziza tuvuga, mu mategeko meza dufite ndetse no muri za politiki dufite zo kurwanya ruswa. Bigomba kujya no mu bikorwa, kandi kimwe mu bikorwa kitanagoranye cyane ni ugutanga amakuru hanyuma inzego zikabikurikirana. Ikindi ni ukwanga kuyitanga iyo ruswa, kuko iyo tuyanze turi benshi. TV3